mpuzamahanga Nyabugogo. Gare ya Nyabugogo nka gare nini cyane, ikigereranyo cyayo kiri hagati ya metero 300 na metero 350 z'uburebure, ndetse n'umugari buri hagati ya metero kare 30,000 n'ibihumbi 80, ni ukuvuga hagati ya hegitari 6 n'8. Ibi bivuze iki rero? Ni ukuvuga ko hari hafi ibibuga by'umupira w'amaguru 8 cyangwa 10 bishyizwe hamwe. Niyo mpamvu bigira gare mpuzamahanga, gare nini mu Rwanda. Ikaba gare y'ihuriro ry'abantu b'uruvunganzoka, ndetse bikashyira muri gare zaje ku isonga mu bibazo bitandukanye birimo umubyigano udasanzwe, ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, ndetse n'ubw'akajagari muri rusange, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Byatumye abarebwa n'inshingano zo gukemura ibyo bibazo batekereza ku kuvugurura imitangire ya serivisi binyuze mu kuvugurura no kwagura gare ya Nyabugogo. Ibi ntabwo ari ubwa mbere byumvise, ahubwo tugiye kumenya imirimo yo kuvugurura iyi gare igeze, ndetse n'ibindi byihariye bigamije gukemura ibibazo benshi bakunda kwibaza kuri iyi gare ya Nyabugogo. Mbaye ikaze mwese kuri uyu muyoboro, ngiye mugiye kubana ni JD. Ikaze mwese. Mbere yuko dutangira kuvuga ku ivugururwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga wa Nyabugogo, munyemerere tubanze tumenye ibyihariye ku mateka ya kera kuri aka gace ka Nyabugogo. Mu myaka ya kera cyane, mbere y'1970, Nyabugogo yari mu kibaya cyagutse cyane. Iki kibaya cyari kirimo uruzi rwa Nyabugogo n'ibishanga byinshi. Ubutaka bwaho bwahoragamo amazi menshi, bigatuma kubaka inzu bigorana cyane. Niyo mpamvu abantu bake ari bo bahaturaga. Mu benshi mu bahageraga cyangwa bahaturaga bari abahinzi, aborozi bato, cyangwa abantu bahanyuraga bajya mu yindi mijyi. Abantu bake nibo babaga muri Nyabugogo mbere y'1970, dore ko nabo biberaga mu buzima bworoheje cyane. Benshi bari abahinzi bahingaga mu bishanga, bahingaga imboga nk'amashu n'ibindi bihingwa bikunda amazi. Ibyo bihingwa byahingwaga aho ngaho byajyanwaga mu masoko ya Kigali kugira ngo bigurishwe. Inzu nyinshi zari zihari zari zoroheje cyane. Zimwe zari zubatse mu biti, izindi zubatse mu byatsi, izindi zubatswe mu matafari y'inkarakara. Ibyatumaga uduce twinshi twa Nyabugogo twari dutuje cyane kubera abantu bake bari bahatuye. Nubwo Nyabugogo yari ituwe n'abantu bake, yari ifite ikintu cy'ingenzi cyane mu mateka yayo. Hari inzira nyinshi z'imihanda zanyuraga muri aka gace. Nk'uko bimeze ubu ngubu, izi nzira zahuzaga Kigali n'utundi duce tw'igihugu. Abantu benshi banyuraga Nyabugogo, bamwe bagendaga n'amaguru, abandi bagenda ku magare, abandi bakoresha imodoka nke zari zihari icyo gihe. Ibi byatumye Nyabugogo itangira kumenyekana nk'ahantu h'ingenzi mu ngendo. Mu myaka y'1960, umujyi wa Kigali watangiye gukura buhoro buhoro. Nyuma yo kubona ubwigenge mu 1962, umujyi watangiye kwaguka cyane. Imihanda mishya yatangiye kubakwa, imodoka zitwara abagenzi nazo zitangira kwiyongera. Nyabugogo kubera ko yari iherereye ahantu mu kibaya hafite imihanda minini kandi myinshi, habonwaga nk'ahantu heza ho guhagarara imodoka. Aha niho hatangiye gutekerezwa kubakwa gare. Ibintu byahise bitangira guhinduka, abantu benshi batangira kuhagera. Abacuruzi bato batangiye kuhafungurira utubari n'ubundi bucuruzi buciriritse. Abagenzi banyuraga muri aka gace bakomeje kugenda biyongera umunsi ku wundi. Nyabugogo yari itangiye kuva mu buzima buciriritse igana mu buzima bw'umujyi. Iyi niyo ntambwe ya mbere yatewe, ikaba intambwe y'impinduka zabanje mu myaka ya kera. Ikaba ari nayo ntangiriro y'impinduka nini zatumye Nyabugogo ibi tubona, ndetse tuzanabona mu buryo bw'igitangaza mu myaka 10 iri imbere. Ari nabyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Babwiye ku byihariye ku mushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo, ndetse n'ibindi bikorwa byose bizakorwa bigamije gukemura ibibazo abagenzi bahura nabyo. Ubundi byose bikuye mu mushinga w'ikiswe RUMI, Rwanda Urban Mobility Improvement Project. Uyu ni umushinga munini uhuza leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, cyane cyane banki y'isi, dore ko ari nayo yatumye uyu mushinga uvugwa cyane nyuma y'uko yari imaze kumurika no gutangaza ko yemeye gutera inkunga y'inguzanyo yoroshye kuri uyu mushinga ku mafaranga angana na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni nka miliyari 144 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 25 Kamena 2025. Uyu mushinga uhagarariwe n'umujyi wa Kigali ku bufatanye buhuza inzego zitandukanye za leta n'abafatanyabikorwa b'ingenzi barimo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifura, RTDA, RURA, REMA hamwe n'ibindi bigo bitandukanye. Uyu mushinga wa Rwanda Urban Mobility Improvement Project washyizweho hagamijwe kunoza no kuvugurura gare ya Nyabugogo, kubaka no kunoza imihanda yihariye ku mabisi, gushyiraho inzira zihariye ku banyamagare n'abanyamaguru, imikoreshereze yihariye ku mamodoka akoresha amashanyarazi gusa, ndetse no kunoza ahateza ibibazo by'ibiza n'imyuzure. Uyu mushinga yitezweho kunoza uburyo Kigali ibonwa, by'umwihariko ku bayitemberamo, ku bayigana, no kwimakaza imigendekere y'ubwikorezi bw'ibanze butekanye, bworoshye kandi burambye. Uyu mushinga ugamije gutuma abantu bashobora kugera aho bagiye mu buryo bwihuse kandi butekanye.
cyane cyane ukoresheje ubwikorezi rusange nk'amabisi aho kwishingikiriza ku modoka z'abantu ku giti cyabo. Rwanda Urban Mobility Improvement izafasha gutuma imijyi yegeranye na Kigali ndetse n'ibihugu by'abaturanyi bihuzwa neza binyuze mu ngendo z'ikoranabuhanga n'amashanyarazi, kandi bikazatanga uburyo burambye butangiza ibidukikije. Mu nyemerere mbinjiza indani turebe ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga, yaba ibyakozwe, ibitarakorwa n'ibyitezwe gukorwa byose. Wibuke gusubscribing uyu muyoboro tuzajya ucikwa n'ibiganiro na documentary nziza tubagezaho. Uyu mushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo ni kimwe mu bikorwa bifatanye n'ibindi nababwiye, birimo kugabanya umubyigano w'imodoka muri Kigali, kunoza ubwikorezi rusange, gushyiraho imihanda ya bisi gusa, kongera inzira z'abanyamaguru n'amagare ndetse no kuzana bisi zikoresha amashanyarazi gusa. Uyu mushinga wose uteganyije gutwara arenga miliyari 288.6 by'amafaranga y'u Rwanda, ni hagati ya miliyoni 200 na miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga atangwa n'abafatanyabikorwa bakomeye barimo Banki y'Isi, European Union, European Investment Bank ndetse na Leta y'u Rwanda. Nk'uko nabibabwiye haruguru, hari inguzanyo ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika yatanzwe na Banki y'Isi mu gushyigikira uyu mushinga. Aya mafaranga yatanzwe nk'inguzanyo yoroshye cyane binyuze mu mushinga w'ishami rya Banki y'Isi ryitwa International Development Association, ahari ishami rya Banki y'Isi ritanga inguzanyo z'igihe kirekire zifite inyungu nkeya cyane cyangwa hafi ya ntazo. Izi nguzanyo zigenerwa ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Tugarutse kuri uyu mushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo, nababwira ko uyu mushinga watangiye mu mwaka 2025 nyuma y'uko inguzanyo ya Banki y'Isi yemejwe. Uyu mushinga mu byiciro byose washyizwemo biteganyijwe kutazarenza umwaka 2030 utararangira. Mu ngengo y'imari nuko miliyari 19.3 by'amafaranga y'u Rwanda ariyo yatangiye gukoreshwa muri uyu mushinga hagati ya 2025 na 2026, ndetse zizazamuka zizagera hejuru ya miliyari 82 z'amafaranga y'u Rwanda hagati ya 2027 na 2028. Mu by'ukuri nimba miliyari 19.3 by'amafaranga y'u Rwanda yaratangiye gukoreshwa kuri iyi gare, mureke tubanze turebe ese n'ibiki bimaze gukorwa, bigeze he, bimeze gute. Ubundi cyabaye imbarutso y'itangizwa ry'uyu mushinga ni inguzanyo ya Banki y'Isi yemejwe. Iyi yari intambwe ya mbere y'ingenzi kugira ngo ibikorwa by'ibanze bitangire. Bimwe mu byakozwe kugeza kuri ubu birimo inyigo y'ibikorwa, ibishushanyo mbonera, igenamigambi ry'uburyo gare nshya izaba imeze. Hari n'ibikorwa byakozwe n'inzego zitandukanye zirimo Umujyi wa Kigali, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ndetse na RTDA, aho aribo bemeje neza uko gare izavugururwa, uko izaba imeze, uburyo izahozwe n'imihanda igezweho. Ikindi mu byakozwe kirimo kubarura no kwimura ibikorwa biri aho gare izavugururirwa, dore ko hagiye habarurwa abantu bafite ibikorwa n'imitungo hafi ya gare ya Nyabugogo. Muri aba batangiye kwimurwa harimo abafite amaduka, inyubako n'ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye. Hari n'ibindi bikorwa byamaze gutangira bijyanye n'iyi gare, nko gutegura imihanda ya bisi gusa, gutegura bisi zikoresha amashanyarazi gusa, no kunoza inzira z'abanyamaguru n'amagare. Mbabwiye ibihuzwa n'iyi gare nshya birimo gutangira gahunda zo kugabanya umubyigano, ndetse hari n'uburyo bw'igerageza rya bisi zidahagarara, cyane cyane hagati ya Kabuga na Nyabugogo. Ibi byafashije kumenya aho abagenzi bagenda n'aho bakwiye kugenerwa serivisi mu buryo bujyanye n'igihe. Iyi gare bigenze neza, imirimo yo kuyubaka yazarangira ahagana mu mwaka 2027. Muri make ibyo nari maze kubabwira ni ibimaze gukorwa, babwiye n'ibindi bizakorwa kuri iyi gare ya Nyabugogo. Icyambere nuko izahindurwa Multimodal Transit Hub, gare izahuza uburyo bwinshi bwo gutwara abantu. Ibizakorwa harimo kuzagura gare ikazaba nini cyane, ikazajya yakira abagenzi barenga 180 ku munsi. Izaba ihuza bisi za Kigali, bisi zo mu ntara ndetse na bisi mpuzamahanga. Aha kandi hateganyijwe kwagurirwa ibikorwa by'ubucuruzi nk'amaduka, amaresitora, amaparikingi manini ndetse n'ibiro bitandukanye. Uyu mushinga uzahindura byinshi, birimo kubaka bisi Rapid Transit System, kunoza umutekano wo mu muhanda no kongera Smart Traffic System. Ubu bikorwa biri mu byiciro bya mbere, birimo gutegura design n'imyiteguro yo gutangira ibikorwa by'ibanze, gushaka abazakora imirimo no gutegura kwimura ibikorwa. Ubundi bikorwa bikomeye kuri iyi gare bizihutishwa mu myaka ya 2026 na 2028. Kuvugurura gare ya Nyabugogo bizatwara hagati ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga hagati ya miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyari 210 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo umve agaciro n'inyungu z'uyu mushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo, nuko nayibutsa muri bimwe mu bibazo byarembeje abagana iyi gare.
Ikibazo cya mbere kidasanzwe ni icy'umubyigano ukabije, aho bisi nyinshi, imodoka nto, moto n'abagenzi bose bahurira ahantu hato, maze bigateza umubyigano udasanzwe. Mu masaha ya mu gitondo cyangwa nimugoroba, imodoka zimara igihe kinini zinjira cyangwa zisohoka muri gare. Hari n'igihe abagenzi ibihumbi byinshi bamara amasaha menshi batarabona uburyo bwo kujya aho bagiye kubera umubyigano n'akavuyo k'imodoka nyinshi. Ikibazo cya kabiri ni icya gare nto ugereranyije n'abayikoresha. Gare yubatswe igihe abagenzi ba Kigali bari bake cyane ugereranyije n'ubu. Ubu Kigali ifite abaturage barenga 1,800,000, bityo gare ntikibasha kwakira neza abagenzi bose bayigannye. Ikibazo kindi kiri muri iyi gare ni ukubura aho bisi zihagarara neza. Hari imyanya mike cyane ugereranyije n'aho bisi zikorera n'ingano zazo. Ibi bituma bisi zimwe zihagarara mu muhanda. Ibi bikagira ingaruka zitandukanye zirimo kwica gahunda y'amasaha y'abagenzi. Ikindi kibazo ni icy'imihanda yikikije ihora ifunze. Aho Nyabugogo iherereye n'ihuriro ry'imihanda minini ya Kigali nk'imihanda ijya Nyamirambo, Gasyata, Kimisagara ndetse na Town. Ibi bituma traffic jam iba nini cyane. Ibindi bibazo bituruka kuri iyi gare birimo umutekano w'abanyamaguru muke, aho abagenzi benshi bagenda n'amaguru bagenda banyuranamo n'amamodoka n'amamoto. Iyi gare kandi igira ibibazo by'isuku n'imyanda, dore ko abantu benshi n'ubucuruzi bwinshi bituma imyanda iba myinshi cyane, dore ko hari n'ikibazo cy'ubwiherero n'ibindi bikorwa remezo bidahagije kubera umubare munini w'abagenzi uba uhari. Iyi gare kandi ni imwe mu yirangwamo ubucuruzi butateguwe neza, ahaba hari abacuruzi benshi bakorera mu kajagari ndetse bamwe banafite ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, bya bindi bishyira ubuzima bwa muntu mu kaga. Iyi gare kandi igira ibibazo by'imyuzure kuko Nyabugogo iri mu gishanga cy'umugezi wa Nyabugogo. Iyo imvura iguye cyane, amazi ashobora kugera muri gare cyangwa mu mihanda iri hafi ya gare ya Nyabugogo. Ibi byose bigaragaza ko iyi gare ifite ibibazo byinshi cyane. Niyo mpamvu ibigo birebwa n'izi nshingano byateguye umushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo. Mboneraho kugusaba gukanda like, ugatanga igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba wakunze ibyo dukora ukore subscribe ugiye uba uwa mbere mu babona ibiganiro byacu. Imana, amahoro n'amafaranga nibyo mbifurije. Je mwabanye na JD. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye.